gukora ibyo tugomba gukora. Uyu Karamira ngo ari mu kigurupe cyitwa Bagasa gishinzwe guhungeta impunzi muri Malawi. Uyu akaba ari shefu wabo, ari nawe ufite aya maroji. Hari abantu bahirirwa. Alo alo Karamira, amakuru? Nitwa Pascal Nizeyimana, waba unzi? Mba South Africa. None Karamira, ko ushinjwa ko ari wewe muntu uhungeta ndetse wakira abantu baza guhungeta impunzi aho ngaho mu nkambi ya Zareka, ukaba ari nawe baraza mu maroji, bikaba binavugwa ko hari abandi bantu wakiriye ngo biyita abanyamasengesho kandi mu by'ukuri ari ababaje guhungeta impunzi. Icyo kintu waba ukizi cyangwa? None se ibi bintu ko ugomba kubihagarika, utabihagarika ko tugiye guhangana nawe, kuko ibi bintu byo guhungeta impunzi mukiyita impunzi kandi mutari impunzi, ndagira ngo ubwo izi roji zawe bizatinda tuzazigutwikiraho, kuko ntabwo tuzakomeza kwemera ko uduhungeterera impunzi kandi mu by'ukuri nawe wiyita impunzi. Izi roji zawe zubatse mu nkambi ya Zareka, ndetse ndakuzi we Karamira, none se ntakuzi naguhamagara nguhereze link surebe ko mabagaye kubera ko bakubwiye. Ndereka nkubwire, ibyo wivugisha ngo abapolisi ni nk'abana bawe, ibyo nta kibazo, ibyo mukora murabizi, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hagarika ibyo bintu byo kuzana abo bicanyi baza guhungeta impunzi. Ndakuzi Karamira, si wowe nyine maroji se, nyine maroji aho ngaho muri Zareka muri Malawi? Bivuze ko iki kuba ndifite roji? Kuba ufite roji si ikibazo, ni uburenganzira bwawe, ariko ikibazo ni uko ari wowe wakira abaza guhungeta impunzi aho mu nkambi ya Zareka, ndetse icyo kigurupe cyawe cyitwa ngo urimo ngo cyitwa Bagasa kikaba kibujije amahwemo izo mpunzi, kandi mu by'ukuri zarahunze agatsiko ka FPR Inkotanyi, ukaba mwarahisemo kuba ari mwebwe mugomba kugakorera. Ubwo rero muzinga amashati tugiye guhangana. None se umusinzi cyangwa uri gusa? Okay, niba ndi umusinzi sawa, ariko ibyo ndi kukubwira ngira ngo wumve message ngo ndi kubivuga. Uzabaza izina ryanjye ukaze n'abazisha. Kuba ni ukuri kumbwira se? Sasa reka nkubwire ibyo ndi kukubwira, tega amatwi. Icyo kigurupe cyawe cyitwa ngo nabagasa kirazwi. Ubu butegetsi bwa FPR Inkotanyi muri kwiruka inyuma buri mu marembera, mumenye neza ko tuzabatoragura mwese kandi na Malawi ntizabarengera. Ibyo ndabikubwiye kandi bigerageze sasa. Sibyo mugambiriye se? Sibyo mugambiriye se? Ni Karamira, nanjye nitwa Nizeyimana Pascal, ndetse n'indi aho ngaho makuru. Ushobora kuba utari n'impunzi, ahubwo wowe ufite misiyo yawe rwose. Iyo ndi impunzi shawe uzanabaza. None icyo kigurupe cy'Abagasa ntuze kwitwa impunzi se bikuraho ko mukorera FPR Inkotanyi, nicyo ubizi se? None icyo kigurupe cy'Abagasa se mukora iki? Ariko Bagasa ninde? Uri guseka seka ni byiza. Ariko icyo ngiye kukubwira muri kimwe ni uko nkubwira ngo aba bategetsi ba FPR Inkotanyi bari kubashuka, kimba muzajyana namwe mu mwobo bari kwicengezamo. Ndubaha kandi ndi umusaza afite imyaka 60, sinagutuka, ariko gusa iryo terabwoba ntaho riva muri kwisahanga. Iyo ndi impunzi ni mu maboko yawe wenyine, yambanye inyuma y'inkambi, urumva, yambanye inyuma y'inkambi ikimura nk'impunzi zicungerera umutekano. Mbahari Zareka ndazwi n'impunzi. Uwo rero waje kukubwira ayo makuru uzafatayo, kandi wowe ntacyo wantwara. Urakoze cyane. Ariko
yuko hari abanzi neza yuko ngende impirimbanyi batari bo umuturage. Ndagira ngo nkubwire ngo sawa ubwo buhirimbanyi tuzabumenya, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ubu aka kanya turi kuvugana ibyo uri kuvuga cyangwa ni wowe, ahubwo ni wowe ushobora kubikorana n'iriya gurupe yaje kudusenyera ishyirahamwe twari turimo, igacamo ibice impunzi zari ahangaha, ngo ikabijyana ahandi hantu tutaramenya, ariko nawe tuzahamenya. irihe shyirahamwe se ngaho naryo ritubwire hose basi nimba hari naryo. Njye sinjya ncamo ibice ishyirahamwe, ahubwo ndarishyigikira, ariko iry'Abagasa ryo ariko ikintu ugiye aba bashenzi baje bagafata abantu bagahita badusenyera ishyirahamwe twashinze ahangana n'abitwa batana. Si uwitwa Tanazi hano muri Marawuramo? wemba ndi kukubaza ibyawe n'Abagasa, ibyo bya Tanazi nawe nzamubariza ku giti cye, we nzivuganira ku giti cye nawe. Ushinzwe kumbaza ubuzima bwawe, ibyo by'Abagasa niba ari biriya biradiyo n'uriya munyamakuru waje kwirirwa ateranya abanyarwanda, ariko ntabwo ari we, uyu mumara we ntabwo ari we, sinanamurenganya, kuko ikibazo gihari ni abatanga ayo makuru kandi bihishe mu gatsiko. Wese nturi mu gatsiko? None se abo bantu wakiriye bitwa ko bavuye mu Rwanda ngo baje, kandi baje bari bafite imodoka iriho plaque y'inyakenya, bitwa ngo abanyamasengesho, wowe uri umunyamasengesho wahe? Niko sha yewe buriya rero irogi yanjye igira amategeko, igira kuko buri wese uyinjiyemo arandikwa na nimero za telefone, n'aho avuka, n'aho akomoka, n'aho n'amasaha azamaramo n'iminota amaramo. Ubu uje ugafata lisite yanjye, lisite dukoresha ahangaha, wasangamo abanyamasengesho. Ubuye mpamvu ibi ndi kukubwira ndiseriye, ibyo bintu byo guhungetinya impunzi mubireke ntaho bizabageza. Impamo y'Imana, ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi buragiye kandi buragenda. Murabizi ko aya maraso bari kubakarabisha muzira ubusa ngo muri kwigura, sinzi ibyo mwiguramo. Ndagira ngo babwire ngo muzabibazwa. Ese wahunze ryari? Guhunga se n'uwahunga uyu munsi tuteka ko abatafite impamvu yo guhunga se FPR ntikica abantu. N'uwahunga uyu munsi urakoze cyane. Wavuze kare kose gutyo. Ego ikibazo nuko mwiyita impunzi ariko mugashaka gukora ibikorwa bya FPR Inkotanyi, mwameshe kamwe. Ese ko numva ukanika nkaho ubu bihagazeho cyangwa ufite ibimenyetso simusigaho, ndetse nguhamagaye kubera iki? Simusiga igihanga ahubwo. Ariko nanjye nararuse. Padiri yaraje hano, padiri ngo twamusogoneje, dusobanurira uburyo ari kumwe n'uriya mugore wasenye FPR, bati ibiki byose, ariko mwarebye ibibareba rwose, mukareka gutatanya cyangwa kwimena. Padiri se byagenze bite padiri, byagenze bite? Ndavuga padiri igihe yazaga hano muri Marawi. Byagenze bite se? Hari ikibi yakoze se? Ari kumwe na Mutega. None se hari ikibi yakoze se? Mutega n'umuturage usanzwe, kandi Mutega ni umwe mu bantu ni umuturage nk'undi wese waza mu bikorwa nk'uko n'abandi bamarawe baje kumureba. Kuki se wowe utaje? Kuki wowe utaje? Uza kureba padiri, perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro, uhagarariye impunzi, kandi n'impunzi zaza ariko se Neza ngiye ko ndi impunzi yafungiwe mu nkambi ya Zareka, njye mfite uburenganzira bwo kujya inyuma y'inkambi. Abandi se ko bahajya? None se ubwo ni nk'ibyo uvuga, umuntu ufite uburenganzira bwe, none se niba ahajya afite uko ajyayo, njyewe mfite ububasha bwo kurenga ku mategeko leta ya Marawi icumbikiye ntayo, cyangwa ufite abo uburagisha? nabyo
byashoboka ntacyo bitwaye. Ya reka ngushimire kuba wafashe telefone, ariko nkubwire ngo ibyo bikorwa byo guhungeta impunzi mubireke, n'ababikora bose ubabwira bireke. Ngaho tanga inyigisho wese, ahubwo se wowe ahubwo wakujyana mu rukiko ubu ntabwo yakurega kuko uhungeta impunzi. Iyo umpamagara ngo ayo mazu muzayandikiraho inzu narayubakiye, nukomeza kwakira abasogozi bamwe ukanabaraza iwawe, si uvuga ngo izo rogi gusa, bamwe unabaraza iwawe, ibyo bintu bireke. FPR ntabwo muzajyana, FPR ni ubutegetsi kandi ubutegetsi burashira. We Imana ikigutije ubuzima uzakomeza kubaho. Reka mbaze mubaze, njyewe kuko uranzi, uzi icyo nahunze, uzi aho ntuye, uzi aho nkomoka, uzi icyo uretse ubwo bugambo mwirirwa mwe mwakira bw'amafuti buza uzanabaze shaka. Njyewe njyewe ndi umuhutu wahunze ubutegetsi bwa Kagame, ngaha muri Malawi narasobanuye ibyanjye kuko ndakuzi, naho ubwo bugambo bwayo bwo gukora numva bubaza mu matwi, icyo se bivuze icyo bivuze. Urakoze cyane. Aho mpagaze aha ngaha hari abanzi, urumva, hari abanzi wenda batari nawe uri nawo muri South Africa, ko bakuzi nk'umusogozi. ubukunzi bw'umusogozi azatanga sumbo. Reka nkubaze ndakumva. Uyu munsi kuko ntabwo ubeshye, ayo ni amakuru ushobora kuba warumvishije cyangwa warahawe. None se nanjye hashize icyumweru kirenga naramamagaye ati hano hari imodoka tutarimo hano hari imodoka ku muhanda njyanye, usanga hari imodoka y'Icariki ifite ibirangantego bya Icariki. Iyo Icariki niyo nayisanze kuko nayibonye ikorera mu bihugu birimo Kenya, birimo Uganda, birimo Rwanda, birimo Congo, birimo Tanzania, birimo Burundi na Malawi. Niba ntibeshya ntabwo ariko nabibonye. Iyo modoka rero hari abantu barimo kuvuga ngo aba bantu bashobora kuba bari ku irogi iwabo. Ndamubwira rero twandika abantu ngwino twijyanire tugende urebe ko ibyumba byose bidakinze hari umuntu bigeze bandikwa basangamo umuce umwe ariwe twanditse. Abandi arabwira ati babiri mu Icariki y'Abakongomani aha ngaha. Ngira ngo Mapokezi iyo modoka ndetse barimo barubaka n'ibintu nabo twabonye barimo bubaka nk'ikintu kitari bitegura, bafite imyiteguro yabo. Wenda y'Icariki niba ari uyu munsi, niba ari ejo, niba ari ejo bundi, sinanabikurikiye. Iyi modoka kwira aha n'abayobozi bari aha n'abantu aho barara, mwabagije neza, mwabavandimwe mwembi, ntimuzivange cyangwa ntimuzashake kwiteranya. None se n'abavandimwe, igurupe y'Abagasa ntuyibarizwamo wowe? igurupe y'Abagasa ni ukuvuga iki? Okay, ndumva udashaka ko ngaho reka tubyihore, ariko ndagushima. Reka nkubaze. Ushatse kuvuga ko igurupe y'Abagasa ni iki? Si abasogozi se, si bo bahungeta impunzi aho ngaho? Si ikigurupe cyanyu gishinzwe guhungeta impunzi? Si ikigurupe cyanyu gishinzwe guhungeta impunzi? Niyo umuntu yatanga ikirego mu rukiko ejo waza kukiburana icyo kirego ukagihagararaho ukagihana, kandi ibimenyetso tubifite. Nose utekereza ko nguhamagaye, utekereza ko nakurose? Mbese usanzwe nziranye nawe? Njye nsanzwe nziranye nawe, utekereza se ko mbirose?
urasoma amagambo reka icyo kigurupe cyanyu mukireke FPR Inkotanyi muri kwiruka inyuma muyireke ifirwa yagapfuye nimba muri impunzi mubeho nk'impunzi reka mubaze ko aho ukajya tabiga ikagenda ugaza muri barawe n'undaga ukajya mu n'undaga ukajya muri uza gusanga ikintu ntazi mwebwe ahubwo niye mpamvu wakagombye kubaza ngo uyu muntu bita Karamira uri muri barawe ninde wabuze barakuzi nese urashaka kukuzi se ahubwo ko burazwi ushobora kumbwira ko niba umuntu dusanzwe wenda dufite icupa agakubwira ngo hari imodoka irara aha wibwira yuko iyo modoka cyangwa abo bantu bayirimo niba mubona ahubwo mwagagombye kutubwira niba iyo modoka irimo abantu b'abanzi tukabatanga aha ngaha polisi ikabafata irimo abantu b'abagome uretse wabatanga utese kandi uri kuri sinyare nabo ari nabo bakira abaturutse i Kigali bose ko baturira iwabo amakuru neza niba abo bantu bari muri iyi modoka mubafiteho ibimenyetso simusiga jewe njye kuri polisi mu gitondo cyangwa nonaha babafate noneho muzaze mubashinja ahubwo urarinda ujya kandi abapolisi ngo ari abana bawe ubita ngo ni abana bawe wagira ngo igipolisi cya Malawi ngo warakiguze warinda uva aho ngaho se wanabahamagara bakagusanga aho ngaho wehe uri ikigenge n'abapolisi ba Malawi ngo warabaguze ngo ni nk'abana bawe ushaka umuhamagara akagusangaho noneho rero wowe niba uri umunyarwanda ufite ukaba ufite nidutaha uzareke ko igihe niba ndumwicanyi cyangwa niba ndungetse impunzi uzareke ko n'umwana wanjye n'uzavuka n'umwuzukuruza uzamureke ko azinjira mu gihugu cyawe FPR nibasiga muri bazima Ruwibaziga muri Mozambique ibyo bamukoreye ntimwabibonye se namwe izabahemba agafuni nk'uko ariko ihembanye okay urakoze cyane kukumenya ndakuzi kugira ngo naguhamagaye nyine ntakuzi ntabwo nzi iyo ujya kumenya ntiwavuga kubera ko uri umusogozi se abantu bose batinya muri aho Zareka niyo mpamvu ngo ntagomba kukubwira kubera ko ngo muri Zareka aho ngo bagutinya nk'umusogozi nk'umwicanyi nk'umuntu ucumbigira abicanyi nk'umuntu ukora iterabwoba ku mpunzi niyo mpamvu ntagomba kugira icyo nkubwira se ngomba guceceka umuntu wampa nk'urugero naba naratewe iterabwoba nk'umuntu naba narakubise nk'ibiti nk'umuntu naba narahemukiye hano muri iyi nkambi ya Zareka wampa nk'urugero ese kuba byonyine abantu bitwa impunzi n'ibyangombwa babifite ariko batemerewe kwishyira bakizana utekereza ko atari ingaruka z'ako gatsiko mukorera ka FPR Inkotanyi kubahungeta se biruta ibyo nibihe kubaho batariho uza ababyeyi barara muri aya mashitingi uza ababyeyi badafite icyo kurya barara muri aya mashitingi ko bangana ntabwo nzi igihagararo waba uhagazeho nonaha uvuye muri South Africa ariko igihagararo waba uhagazeho muri South Africa uko cyaba kiri kose nazaza nko ku mwanya wa gatanu wenda gukurikira ko aho narindi inyuma y'igiturage mu giturage aho narindi aho bavuze kandi aha ngaha n'aha sinakwigura n'igare kandi ntacyo bintwaye nayo n'izo nkuru zanyu muvuga jewe naho u Rwanda ngera mbayeho kubw'Imana ntabwo mbayeho kw'imbwa z'abantu none kutaba nk'imbwa z'abantu kukimuramya FPR Inkotanyi kandi mubizi neza ko yica mukayiha amaboko
nyamara ushobora gusanga ukaripa ari wowe ari nawe uzikorera zaho zanabaze na 2003 amatora ya Ruhoma yabaye ndi muri gereza ishinjwa ingengabitekerezo y'abahutu kuva icyo gihe n'ubu ntabwo nzatatira ubwoko bwanjye uzanabaza abahutu bangahe se Mozambique ntari abahutu bakurusha n'igihagararo se bo ntibayobotse wese kuyoboka bisaba iki bose ntibaturutse muri gereza Alex uramuzi muri Mozambique uramuzi mukuru we witwa ngo ni bamwita hari Alex Nyamwasa undi ni mukuru we ntabwo nibuka izina rye ntabwo bazi ndibaza kutanafunga udushumi tw'inkweto zabo byose bishatse kuvuga ibyo gushungura imishumi inkweto z'abandi yewe none bo ntibayobotse se bose sibo bari buri muntu wese afite uburenganzira bwo kwibuka icyo ashaka n'umutima wose ntabwo ushobora kubinoza aho ntushobora no kuhahura wowe urakoze cyane mukomeze muyoboke uruhande rwanjye mbabundi warunguramo urumva komerezaho ahubwo reka nze ndugusobanurisha ushaka urwumva unarumenye tubwire rero tubwire ndakumva rwose yewe mba muri erenisha nayotse no mu mashereka niyo wazura data na mama keretse uciye umutwe sinanayitatira muri ereni ukora refereni ugakora na FPR bigahura bite kandi ngo ngikirura n'intama ntibigendana n'ibyawe sigenda kubwiye aho mpagaze ku kaguru kamwe sha niba uziranye na Jepa cyangwa uzaziranye na ba Munyemana n'abandi bose uzababaze shabo wa mucuru ariko uvuze ko ufite uhagazemo akaguru kamwe kandi kari muri FPR inkotanyi nyine siko yivugiye se nakubwiye ngo jewe nanayotse mu mashereka urumva jewe nanayotse mu mashereka FPR yanjye niyo mbarizwamo uzabaza wese turabazi basi mukomeze umurimo ariko ibintu byo guhongesha impunzi mubireke nawe waburi muri Alex waburi muri Federeri waburi muri shebukije ukubwira uko rwanjye muri musha wese ushaka uzarumbwira cyangwa ushaka uzarurira njye nabagiraga inama yo kureka ibintu byo guhungeta impunzi si byiza uzayigire ahubwo se kuki udashaka kumva ko ahubwo twagabweho ibitero niba nawe uri nabagabyeho ibitero kandi mu byigabaho iyo mwakira abasogosi se ibitero mushaka babagabo wari wabona Mubaraka azamuka aje ahangaha aje kukugabaho igitero hari uwaza muri Malawi mutamuzi mwebwe ikibazo cyanyu ni kimwe ni ugupfa kuvugana kwihuta kw'abahutu utabanje gukorana n'isi none se abahutu wowe ukabiki karumva wese ubyita abahutu ubwo nabo babarizwamo ariko wabyivugiye se ubatangira ibyo abantu ngo uri umuhutu reka ngwiki uba ukubwira ahubwo akubwire n'irindi icyo nzi cy'uko yakubwira byose nabikora cyangwa bitanyerekeyeho bitanateze kunjyamo ndoshame mumenye ko ibyo mukora ariko amaso y'abantu abireba ntabwo mbikorera mu bwihisho kandi icyo kigurupe cyitwa Bagasa ese ngewe ko naguze aho mbarizwa wowe mbarizwa he wasanga turi no mu mutwe umwe rero wasanga turi mu mutwe umwe ariko ubwo urumva ko ikibazo ni uko uvuze ngo akaguru kamwe kari muri FRN akandi kaguru
kari muri FPR Inkotanyi. Kamwe wagashyize ahandi se kandi reka gutandaraza. Nicyo kirangije abanyarwanda. tuvugisha ukuri FRN zirimo ebyiri ubu hari yahamada n'iya jepa uri ku ruhe ruhande burya se FRN burya se nizo zonyine ziri ku rugamba burya nibo bonyine ntabwo ari ndavuze ngo wenda dushobora kuba turi kumwe ndavuze ngo ko FRN zigiciyemo ibice bibiri se hari yahamada n'iya jepa uri ku ruhe ruhande nshyigikira umuntu wese uharanira impinduka kandi umuntu wese uzi neza ko ahagaze bwuma adahagaze ku kaguru kamwe nk'akawe udahagaze ku kaguru kamwe nkawe nkusubiza ngo akaguru kamwe kari muri FPR reka ntiwabyivugiye sinjya bivuze wavuze ngo akaguru ngo uhagaze ku kaguru kamwe muri FPR. Je nitwa Pascal Nizeyimana. Inkingi y'umuriro official. Ujye dukurikira. Reka nze mbaze witwa Nizeyimana Pascal nemara kubaza neza nzaguhamagara. Urakoze cyane turi kumwe. Nizeyimana Pascal niwe wari uri hano best na padi. Yego ni njyewe. None batuje kuhungeta se sinaguhungeta ahubwo mpungeta ibikorwa bibi byanyu ntabwo wabibura Nizeyimana Pascal yego reka nze mbaze numve nzakumenya ubwo ushatse wanyumviriza nka wasabye tuganira rwose nta kibazo iyo ngiyo nguhamagajeho ariko muhinduke mureke tuganira tuzacega kudukudu abakumvenda barahangaza